Hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri hose amahoro y'Imana akomeza kubandebera icoroshe ndetse ibyo mukora byose navuga nti mbifuze ko ibyo mwakora byose byababera umugisha ndetse byamahirwe kuri mwese. Burya mu buzima biragora kubona icyo twageraho ariko byanze bikunde birangira tukigezeho. Ngewe rero ngarutse hano gusa ariko kambasuhuze aho muherereye hose mu ntara zigize igihugu, haba mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka mbifuze amahoro y'Imana, reka mbabwire nti amaboko yanyu ibiganza byanyu biragatunga birakaramba birakanabaho ndetse murakanaramba kuko namwe ubwanyu mukabaho. Rero ndagarutse hano ngiye ni Mr Bwana Desire, aho ngaho muranzi Desire. Ntago abantu benshi ntago ari ntuzi gusa ariko sinjya gutinda ahubwo ikintu kinzanye hari n'ibintu bitandukanye bitarenze bitatu. Icyambere kubashimira, cya kabiri nacyo turakivugaho gusa kamanzi mbashimire ko aho tugeze karimwe naho twifuza kugera kari mwebwe naho tuzagera kari mwebwe. Ni byinshi twakoze turi kumwe, benshi muzi kuzina niyo Bonheur Comedy, murazi aho ngaho hose twarakoze ntako tutagize, muratuzi nyine niyo Bonheur Comedy. Abatatuzi nabwo mujye hehe kuri YouTube murebe. Gusa ariko hari ikintu njya nkunda kubwira abantu, burya ntuzigire urabona uramutse amahoro ukabona ubyutsa ayandi, ukabona burakiye burije, nyaboneka mu gitondo mbere kubyuka uva mu buriri ujye ubanza uvuga uti Mana wakoze kundinda, wakoze kundebera. Gusa ariko ndabashimire cyane, twujuje 10k hano kuri iyi channel. Nuvuga ngo icyo mwakora rero mwe bwanyu ni ukwigurira akantu kuko mwarakoze cyane. 10,000 ntabwo ari bikeya. Burya itangiro ravuna, hari byinshi byatugoye byaducenze byagiye bicenjinga na n'ubu biracatugora n'ubu biracatuvuna, ariko gusa ikintu navuga cyo hagati aho ngaho nubwo bituvuna ariko tuzi ko bizashira. Ikintu rero turakora rero ni iki, ndaje imbere yanyu kugira ngo mbabwire yuko hari ibintu bigiye bitandukanye tugiye gukora. Hari abantu benshi batwishyuzaga kuki tudakora kuri TikTok, abenshi mutuzi kuri Facebook, ariko kuri TikTok ntabwo mujye mutubona. Aho ngaho turaje tugiye gukora ibintu bitandukanye aho ngaho kuri TikTok, utuntu twinshi, tugiye kugira content y'umwihariko. Noneho ikindi kintu rero hano kuri iyi channel rero ndababwiye ko hari ukuntu mujye kujya mubonaho filime zisohotse, wowe ubwawe wakicaye ukareba ukavuga uti filime ndicara nkareba ni iyihe, filime nshobora kwicara nkaba nareba ni iyihe, nyine bitewe na situation urimo mu buzima bwawe. Nuvuga ngo rero ahangaha tugiye kujya dukora prank. Abantu tubayeho dute bundi? Abantu mu buzima busanzwe tubayeho dute? Tumenye ubuzima bw'abantu uko muri societe tubayeho ariko tubicishije muri prank. Hayindi ubwawe ushobora kubona ukavuga uti aka prank kari sawa kari gakenewe. Tubayeho dute? Imana ishobora kuza gukora ako prank nyine, ariko se prank yivuze ni prank nyine yubaka, apana byandi byo kuza niki. Gusa ariko bizasaba ibintu byinshi, harimo gukubitwa kugira ute, gusa ariko nta kundi. Mu buzima niko tubaye. Nuvuga ngo rero reka mbashimire cyane. Rero nibyo ngibyo ndagira ngo mugire wowe ugeze kuri channel bwa mbere, nyaboneka ntugende udakanze subscribe kugira ngo n'ubutaza mu ndimo video zawe kugeraho. Urabona ko nyine turakora tugeza gukora kugira ngo tubashimishe. Nyaboneka biragora gusa ariko biragora gusa ko no kudufasha nta kundi. Turabashimiye cyane. Nzaba ari kumwe n'uwo mujama mureba hirya aho ngaho nyuma yuko ndahava ndibuze ko mubereka. Gusa uwo mujama no turi kumwe bamwita Macupa. Nuvuga ngo nawe muramuzi cyane, niwe uzabona we turi kumwe uhabaye. Ndabashimiye cyane. Salut, murabagaciro. Subscribe imbere cyane. Nongeye kubashimira Mr Bwana Macupa. Nongeye kuza ubunaje nje ntabwo ari mu meruka. Naje
Okay, just ubu twayindi iri content noneho tugiye kuzana fire umuriro noneho mbaza ngo akabo ni kateye ute. Okay, just ukuntu ibintu bimeze twagiye gukora ibintu bita prank noneho yo izaba ari fire noneho yari umuriro ari umuriro original yo noneho izaba yari yindi nyine yubaka yari yindi yubaka noneho fusheri danje noneho kuyo umusoza bazayiriye nadavuga ati ni mwebwe bakomediye ba mbere kuri isi ya rurema kuri isi. Okay, just njyewe nta sinagira ngo nzaba mari pe nanjye ndimo ariko nyine just ntaza namuneka mu cyane nyine kuko za ari njye muri kubyuma nyine nabaye cameraman ariko baza muranyihanganira umusaza urankenda naza rambona sibyo ariko noneho arundi giforo bita Mr. Bwan ubungubu noneho we rero ariko abaramwemera bati bandika muri comment avuga ati uyu musore turamwemera mwite mucuriza mvuga ati ni furushe. Okay, none kinasaba muje kuri YouTube mukare subscribe tujye twibana buri munsi sibyo ndabashimiye nuko mbivanya ku mutima.